Ubundi se mwana wanjye ko ndeba utishimye bimeze bite byakugendekeye bite? Papa njyewe rwose uriya mwarimu utwigisha imibare namuhaze kuko sinyimushaka. Reba nkawe ejo bundi yaratubwiye ngo 5 uteranyijeho 5 ni 10. Ejo aratubwira ngo 6 uteranyijeho 4 ngo nabyo ni 10. Uyu munsi noneho nabwo yaje atubwira ngo 7 uteranyijeho 3 nabyo ni 10. None se papa ubwo ibyo bintu nge nzakomeza kubyihanganira? Yewe ndi kumva bibabaje pe. Ariko ibyo reka tubyore nzaguhindurira ikigo nzagukura kuri kiriya kigo. Ahubwo se Jori mu rugo mwari mumeze muti ndetse nari maherutse amakuru y'ahangaha bimeze bite? Nyine papa urebye ejo bundi nari ndimo nyinira mu kabati ikara mu cyumba cyanyu wowe na mama. Ngiye kubona mbona mama yinjiranye mu cyumba na wa mugabo papa wa Kibwa. Baraza mbona biyambuye ubusa bajya ku buriri nuko mbona papa Kibwa ahise aryama hejuru ya mama. Yewe uzi n'ikindi mwana wa gihorerekera aho ngaho we kwigora. Nyine papa mbona bakoze bimwe we na Umva rekeraho n'ayandi magambo yawe nshaka. Gusa nyine wowe ibyo bintu mama wawe naza kuza wongere ubisubiremo nk'uko bivuze. Mwiriwe neza mugabo wanjye sha nari ngukumbuye. Amakuru y'iminsi se Jori wabonye ko yakuze? Umva ibyo bindi byihorere ahubwo menya ko naje kugira ngo nge nawe duhane gatanya dutandukane nk'umugore n'umugabo kuko sinzongera kubana nawe. Wabyumvise neza? Mana yanjye mugabo mwiza se ni ikihe kintu noneho nagukoreye kibi cyakoraje kuri urwo rwego? Niko mu Jori subiramo ya magambo wari urimo umbwira mu kanya mu matarazi. Nyine papa ejo bundi nari ndimo nyirira mu cyumba cyawe na mama ngiye kubona mbona mama yinjiranye na papa wa Kibwa. Noneho mbona biyambuye ubusa barangije bajya ku buriri mbona papa wa Kibwa agiye hejuru ya mama barangije bakora bya bindi wakoze na mama wa Kibwa mu minsi ishize muri ya weekend. No. Jere mwana wanjye ujye ukora cyane ukunda umurimo ntukajya wanga akazi. Jya ukora cyane ukora iyo bwabaga kugira ngo uzatunge ibintu nk'ibyo mfite. Dore mfite amamodoka meza, amazu meza ahenze muri uwo mujyi ninjye mukire wa mbere urimo. Ese ubwo ibyo ntibigutera ishema? Yewe papa erega n'ubundi byose ni iby'ubusa. Uzapfa ubinsigire njye ntarabiruhiye. Ako se papa nk'ubwo mu by'ukuri ko kumpoye iki? Avesha icecekere ninjye ubizi ibyo nguhoye nawe uzabisobanukirwa kera. Ndakubwira ngo ukore cyane wangize ukambwira ngo niby'ubusa ngo nzapfa mbisige. Niko wambwa uba ari nge nawe umusore ninde? Urabona ari nge nawe umusore ninde? Nese papa ubu koko ushatse kuvuga ko uri umusore kundusha? Reba wazanye iminkanyari mu maso. Ikindi kandi ukwiye kumenya papa icyo imwavukiye rimwe iki kigenda haterera bareka ntabwo byabisobanukiwe. None se ubwo papa urumva ari nge nawe ahubwo ninde ukwiye gukora iyo bwabaga? Yewe mwana wa urazi se nubwo mfite iminkanyari mu maso ariko ndacyari umukire kukurusha. Niyo mva ngombwira ngo kora cyane ukora iyo bwabaga urebe ko nawe wajya ushitura ibyana. Uze sinjya nkuryana ibyana mu kabari cyangwa ahandi hose ise batarebe iminkanyari nuko bareba ikofi mfite. Ubwo nawe rero nizere ko usobanukiwe. Gusa ikintu cyo nagushishikariza jya ukora cyane ukora iyo bwabaga kugira ngo uzatunge amafaranga kuko yanjye nawe nzaguha nzasigira. Mfite abagore benshi hanze, mfite abagore barenga 1000. Urabizi ko muri uyu mujyi basigaye banyita Salomo ari afite abagore 1001. Ubwo urumva ko nsigaje umugore umwe kugira ngo nterekenge mu cya Salomo. Umva papa ceceka aho ngaho. Ubu se wakoze iyo bwabaga gukora iyo bwabaga no kujya gushaka abagore ugashaka abagore nawe n'umubare wawe utazi. Ceceka aho ngaho ahubwo unabimenye kuva nona ntuzambare mu bana bawe ese nyiri umwana wawe. Iyo bwabaga akoze twabibonye ibyo wakoze n'ibyo njye nawe kuva uyu munsi turatandukanye. Uri serious? Mvavye rega njye ndiniga noroshya ibintu ubundi nkatampereza ubuzima bugakomeza tu. Yewe mwana wa erega nanjye ndashona nubwo imyaka indenze ariko nanjye mba nshona tu. Ahubwo vye ibyo tubireke. Ahubwo ntiyigeze kumbwira ko muri ruganda rwawe uzamamo imigabane ingana 50% nawe ugasigana 50%. Birumvikana cyane mwana wanjye nzayiguha rega ntacyo nakwima. Gusa nzayiguha kuri kondisiyo izo ebyiri. Kondisiyo ya mbere nuko uzareka guteta uriya mukobwa mukamwiza kuko urabizi ko nanjye muteretse. Kondisiyo ya kabiri
ugiye gufata telefone yawe umuhamagare umubwire ko umwanga urunuka kugira ngo ubone 50% by'imigabane y'uruganda rwanjye. Urabyemera cyangwa ntabwo ubyemera? ariko papa ubundi tuhatse kwigora nta kuntu twabinyuza mu zindi nzira ushaka ariko nanjye nyine nkunguka. Aho nari ubwo ubyemeye ibyo nkubwiye ngaho mbwira izo nzira zawe numve. Nyine papa urebye iriya migabane y'uruganda rwawe ushaka kumana ihagaze miliyoni 200. Oya ubu ngubu ihagaze miliyoni 232. None se papa muri izo miliyoni 232 bashaka kuzampa wampaye 500,000 nigurira mashini nkagenda nkayitereka ku muhanda nkajya ncuruza filime n'indirimbo, ariko nyine ukabyumva nkakomeza nkateta n'uriya mukobwa wa Mukamwiza. Nabyumva gute unyereye 200,000 nkakomeza nkateta uriya mukobwa wa Mukamwiza nawe ukagumana izo miliyoni zose, aricyo byaba bigutwaye? Ya baba burya nari nzi ko mfite umuntu naho nta kintu mfite. Ubwo wemeye gutanga amafaranga angana kuri yose ku mukobwa? Sha woho noneho naribyaye ngo mwene Samusura avukana isunzu. Weho undenzeho. Shwipu. Nyine njye nakubwiye ko ndi iniga noroshya ibintu ubundi ubuzima bugakomeza. Ahubwo mbwira niba uri mu 200,000 ubundi ukareka nkakomeza nkitetera uriya mukobwa Mukamwiza, ubundi wowe iyo migabane ihwanye na miliyoni 230 na zingahe ukabigumana, ariko ukandikira umukobwa ukama n'uduhumbi 200 nkishingira nkagaseta ku muhanda nkajya ncuruza filime n'indirimbo. Hari ikindi ngusabye? Ubu ibyo bintu koko hari ubwo bikugoye? Umva reka nkubwira aho kugira ngo ngurekere uriya mukobwa Mukamwiza ndaguha 100% by'uruganda rwanjye byose ubitware, ariko naho ndekere uriya mukobwa. Ega papa njye ntabwo nshaka amafaranga yawe cyangwa se uruganda rwawe, njye nta kindi nshaka, nishakira umukobwa wa Mukamwiza. Hari ikindi? No. Muraho neza, ni umukunzi wanyu Joriji Baneti. Nk'uko bisanzwe rero umunsi nabasaba ko mwakanda follow cyangwa subscribe kugira ngo mujye mubona komedi zanjye. Murakoze.